tuzamurira Imana icyubahiro. Tubanje gushimira Imana ko yabanye natwe ikadushoboza kuba kuri iki gicaniro, ikadushoboza kuba muri ibi bihe. Imana yagize neza, kandi buri wese yaciriye inzira ikamugirira neza, ikamubashisha kuba muri ibi bihe. Ndabizi neza ko tuzahana amakuru. Imana ishimwe. Nicyo gika kigiye gukurikiraho, ni igika cyo guhana amakuru. Hana yagize ibika bibiri. Yagize icyo ku gishiro agiye gusaba, agira n'ikindi cyo kugaruka aje gushima. Hari ababyizeye ngo dukomere Imana amashyi. Hari igihe yazamutse ababaye, yibaza ngo mbese nzabigenza nte. Aremera biramuvuna. Amen. Aremera biramugora, aravuga ngo ariko nzi icyo nshaka. Imana ishimwe. Aremera biramugora, arazamuka gishira. Mu gice cya kabiri tubona agarutse. Ntabwo birangira gutya, tuzagaruka. Ariko hari ababyizeye ko tuzagaruka. Agarutse yabwiye Eli, aramubwira ngo ninjye wa mugore. Eli ntabwo yamwibukaga. Oya. Kuko Eli abantu benshi bamuciye mu maso, yari umutambyi. Aramubwira ngo ushobora kuba utanyibuka, ariko ninjye. Ninjye wa mugore. Wa wundi waririye kuri uyu musozi. Aramubwira ngo ushobora kuba utanyibuka, ariko ninjye. Ariko nubwo twicaye ku munsi wa nyuma, ariko nabonye abantu bagaruka. Nabonye ababyeyi bagaruka, kandi bagarutse atari bonyine, bafite ibihamya by'ibintu Imana yakoze. Uzamure data. Nabonye abagabo bagaruka atari bonyine, barimo batubwira ngo ninjye. Pasteur uranyibuka? Oya ntabwo nkwibuka, naje ari kuwa gatatu. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Ndabona baje kudusezera, batubwira ngo twarabanye. Ariko se nukwe, ndabona baje kudusezera kuko Imana imaze gutera kashe, bari kutubwira ngo twarabanye. Amen. Mani shimwe. Takile monde la setaye belaye. Ndabona baje kudusezera bavuga ngo twarabanye, ariko ndagiye kuko Imana yamaze gucizira. Ndabona bagarutse bafite izindi stati, bahagaze aha bafite izindi stati, batubwira ngo cyagihe. Bamwe bakikiye abana, abandi bakikiye abana. Ndabona bagarutse batakiri mu bukode, ndabona bagarutse bafite inzu zabo, ariko wayikomeye amashyi menshi. Ndabona bagarutse batagifite amarira yo mu rushako, ndabona bagarutse bavuga ngo Imana yagize neza. Ariko ababyinze mwayikomeye amashyi ko ari Imana igiye kubikora. Kandi reka mabwire, mwana mpaguruka, nta Bibiliya nahagurukanye, ntabwo ari ubufariseri, nayizanye ndayifite. Uyu munsi ntabwo tuje kubwiriza, nta nubwo tuje mu bindi, tuje mu myanzu. Nta masengesho arangira ngo habure ko Imana ibure gutanga imyanzu. Niyo mpamvu gusiba, niyo mpamvu kubura mu masengesho watangiye biragatsindwa. Rero icyatumye nzana na agenda gusa nuko handitsemo imyanzuro. Ni ibintu ijuru rigiye gukora, ni ibintu ijuru rya. Amen, amen, amen. Imyanzuro tuzamure. Ndabona bagarutse batakiri ku ntebe bicayeho ubu,
Imana yatanze promotion, ariko hari abarimo bazikeneye. Ndabona bagarutse batakitwa amazina, barimo bitwa bahetse abana bakikiye bahetse wanasifiwe bakikiye bahetse. Ariko ndabona abantu bagarutse, raporo medicale bari bafite ijuru ryazihinduye. Ndabona abantu bagarutse ari bazima, ariko mwayikomeye amashyi ko ari Imana ibikoze. Amagufa ari mazima, imitsi ari mizima. Ndabona abantu bagarukanye amaraso mazima, bagarukanye imigongo mizima, bagarukanye mu nda hazima, bagarukanye imitsi. Muyikomera amashyi ba. Reka babwire ikintu numvise kandi kinezeza ababyeyi barimo bagiye kugaruka ibibyimba byakize. Ndabona amaraporo medicale ijuru rihinduye. Ndabona abantu bagarutse ari bazima. Abaganga banyu bagiye gutangara, ababazi kera bagiye gutangara aho mwivurije. Muyikomera amashyi menshi ma. Ndabona abantu bagarutse. Mutega amatwi ababyeyi, nari mbabwiye ngo mushimire Imana. Bazi kuvuza impundu muze kuzivuza. Ndabona ababyeyi bagarukanye amashimwe yo mu rubyaro. Ndabona ababyeyi bagarukanye amashimwe yo mu bana. Abantu Imana bagarukanye amashimwe. Umva mbabwira yariyo. Abana Imana ihaye utuzi, abana banyu. Abana Imana ihaye ubwenge mu mashuri, abana banyu. Abana Imana yubakiye ingo, abana banyu. Abana Imana isubije ku murongo. Mwayikomeye amashyi menshi. Ndabona abantu bagarutse. Panara, umva abandi bagarutse, umva abandi. Hana aravuga ngo uyu mwana, uyu do. Kandi ndabona abandi bagarutse bateranye bigenza ku tumoto, ku mabisi, nabo barimo barabyiganira parikingi hariya hafi. Ati ni iby'iki gihe, ariko ndahanuye kuko muri ibyo byifuzo bifitemo wabisabye Imana. Umva Hana aravuga ngo uyu mwana niwe nasabye Imana, none Imana. Ndabona abantu bagarukanye ba Samweli wabo. Ndabona abantu bagarukanye ba Samweli wabo. Abizeye kugarukana amashimwe tuyikomera amashyi. Twongere kandi tuyikomera amashyi. Nta misozi nta n'inyanja nta bihe byabuze umugambi w'Imana kuzura. Nta misozi nta n'inyanja nta bihe byabuze umugambi w'Imana kuzura. Nta misozi nta n'inyanja nta bihe byabuze umugambi w'Imana kuzura. Nta magambo nta misozi nta n'inyanja nta bihe byabuze umugambi w'Imana kuzura. Nta misozi nta n'inyanja nta bihe byabuze umugambi w'Imana kuzura. Sema haleluya, haleluya. Nagiye kubona mbona abantu benshi baragarutse, baje kutubwira ngo niyo yabikoze, baje kutubwira ngo niyo yabishoboje. Abandi baje kudutumira batubwira ngo Imana yarabikoze. Abandi baduhera amakuru kure kuko babuze uburyo, batubwira ngo niyo yabikoze. Imana ishimwe. Umva ikindi, ijuru rirambwe ngo kandi naba abantu mwasengeye batabashije kugera aha, nabo Imana baremeye amashimwe. Sinzi aho bari, sinzi aho basengeye, ariko hari abantu mwikorereye imitwaro. Navangiwe cyangwa n'ukuri. Hari ababyeyi mwasengeye, hari abagabo mwasengeye, hari abari kure mwasengeye, hari abari mu nzu z'imbohe mwasengeye, hari abari kwa muganga mwasengeye. Ndumva nezerewe. Hari abari burasirazuba
iburasirazuba mwasengeye, hari ababurengera bwaryo mwasengeye, amasengesho mwabasengeye Imana yahinduye amashimwe, amasengesho mwabasengeye Imana yahinduye ubuhamya, amasengesho mwabasengeye Imana yakozemo ikintu gikomeye, kandi nabo tuzashimana Imana. Uyu munsi ni imyanzuro, uyu munsi ni imyanzuro, uyu munsi ni imyanzuro. Tumaze iminsi hari ibintu Imana iri gusunika, tumaze iminsi hari ibintu Imana, kandi reka mabwire nta masengesho atagira imyanzuro. Abayuda ngo barayakubise yitatu meza meza, batarya ngo batanywa, ngo bambaye ibigunira, ngo ku munsi wa gatatu ngo umwami ngo abura ibitotsi. Ku munsi wa gatatu reka mabwire uyu munsi kuko ari wo wa nyuma, hari ibintu ijuru rinyeganyeshe. Uyu munsi kuko ari wo wa nyuma, hari ibintu ijuru rigusingirije. Uyu munsi kuko ari wo wa nyuma, ariko ababyizeye twavuze amina. Kuko ari wo wa nyuma bayavuyemo, ijuru rirababwira ngo nanjye nabyanze. Ariko ndatangaye, nabyanze gupfa kw'abayuda b'Ishushani, nanjye nabyanze, ahubwo mu cyimbo cy'urupfu umva imyanzuro, umva imyanzuro yemwe mu cyimbo cy'urupfu. Kandi reka mbwira abantu twateranye, kubwo gusenga wasenze, hari ibintu Imana yanze, hari ibintu ijuru ritari bwemere, hari ibintu Imana itari bwemere. Kimwe mu bintu Imana yanze, ntabwo Imana iri bwemerere ko abantu Imana ntiri bwemerere abantu ko bavugiriza impundu kunesha. Hari ibintu Imana itari, ariko ababyizeye twazamurira Imana icyubahiro. Barashaka kugutwara ubuzima, barashaka kukurindagiza, barashaka kugusubiza ku isuka, ariko raporo ivuye mu ijuru iravuze ngo Imana ntabwo iri bubyemere. Ariko twazamure data ubwiza. Aya magambo ntabwo nayahagurukanye, hari ibintu ijuru, hari ibintu Imana yanze. Bateranye, baterana udahari, bire mu dutsiko, ariko Umwuka Wera yateranye nabo. Hari ibintu Imana itari bwemere, ahari aho bazaterana, ariko sinjye uzaba ugize ute. Barozi basizoye ngo mpaka usare utumutwe, uwo mutwe udakira, uwo mutwe umaze amezi n'imyaka. Reka mabwire, hari ibintu Imana yanze muri aya masengesho, hari ibintu Imana itesheje agaciro, hari ibintu Imana iburishemo, hari ibintu Imana isibanganyije. Tuzamurira Imana icyubahiro, twongere tuzamure cyane, tuzamurira Imana icyubahiro, tuzamurira Imana icyubahiro. Sema haleluya. Umva imyanzuro, yani imyanzuro ivuye mu ijuru. Hari ibintu Imana itari bwemere, hari ibintu abaganga babonye ariko ijuru ritari bwemere, hari ibintu hari iminsi yagufashe ariko hari abantu bose bahagaze ku musozi. Ngiye kubona mbona umuntu, abantu benshi bateranye bameze nk'abari muri stade igiterane kinini. Mbona abantu bose bahanze amaso umuntu, bategereje kureba ibintu bigiye kumubaho. Abantu bose barimo bibaza, abantu bari guhamagarana. Umva imyanzuro y'amasengesho, abantu bari guhamagarana, bari kwibaza ngo byagenze bite. Ariko reka mabwire ijambo rimanutse, Imana ihinduye amakuru, Imana ihinduye amakuru, Imana ihinduye amakuru. Ariko ababyumva hagize uvuga amina cyane. barinze urushungero. Imana ihinduye amakuru, muri karitsiye barategereje. Yego, barinze urushungero. Alizara kitande fopelebo, basetinze amatariki, bari bategereje. Ibyo bategereje ntibazabibona. Urakoze Yesu. Makuru bashaka ntibazayabona. Abantu barategereje, ibyo bagushakamo ntibazabibona. Sasele potakilebo, hereza Imana icyubahiro. abantu barategereje, barasetinze,
baravuze ngo mu kwa gatatu ntago biri burenge, barabisetinze baravuga ngo iyi tariki turabizi azakorwa n'isoni, ariko Imana ibatunguje andi makuru. Ariko reka mabwire, tubane mu mwuka, tubane mu bwiza, tubane mu kubaho, tubane mu cyubahiro, tubane mu bwiza bw'Imana. Hari amakuru Imana ibatunguje. byanze bikunze ubuzima buzamunanira, byanze bikunze birayishizemo, byanze bikunze bizamuyobera. Hereza Imana mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni, hereza Imana icyubahiro mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni, hakira amashimwe. Ab'iburasirazuba batunguje amakuru, abamuvukani batunguje amakuru, ariko ababyizeye mwayikomeye amashima. Ibyo ngibyo uzabishobora, Uwiteka azagushoboza. Hari mu ruhande rwawe nta gukora mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni. Uwiteka aravuze ngo baremeye amashimwe mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni. Ijuru riratabaye. Reka mabwire bene data, hari amakuru yawe Imana itunguje abantu, hari ibintu byawe Imana itunguje abantu. Baravuze ngo azapfa cyo, ntabwo njyangira ubwoba iyo mbivuze, cyangwa ngo nkorwe n'isoni. Nzajya nkuvuga hose bamumenye, bamenye kwagira neza. Ntabwo njyangira ubwoba, ntabwo njyangira ubwoba iyo mbivuze, cyangwa ngo nkorwe n'isoni. Nzajya nkuvuga hose bamumenye, bamenye kwagira neza. Urimana, Urimana, Urimana ikomeye cyane. Urimana, Urimana, Urimana ikomeye cyane. Hari abo twari turi mu kigero kimwe, bamaze kuva muri abakuru n'abatoya, abakuru n'abato, bene mubimenye bagiye batabishaka. Hari abo twari turi mu kigero kimwe, bamaze kuva muri abakuru n'abato, abakuru n'abato, bene mubimenye bagiye batabishaka. Bagiyugirira neza, bagiyugirira neza, Mwami mukiza we, nabonye ukuboko kwawe. Iyaba atari wowe, ahajewe ubundi yaba hatebuka. Muducurangire neza papa. Hallelujah. Reka tubasabe ngo muducurangire neza. Niba nta mubazisi tuhari, muducurangire piano gusa. Tuzamurire data, mutamena amavuta kandi amavuta arashe. Tuzamurire Imana icyubahiro. Hallelujah, hallelujah. Tuzamurire data ubwiza. Reka musubiremo. Hari amakuru yawe Imana itunguje abantu, hari amakuru yawe Imana itunguje abantu. Bagiyungirira neza, Mwami mukiza we, nabonye ukuboko kwawe. Iyaba atari wowe, ahajewe ubundi yaba hatebuka. Bagiyungirira neza, bagiyungirira neza, Mwami mukiza we, nabonye ukuboko kwawe. Iyaba atari wowe, ahajewe ubundi yaba hatebuka. Bari bazi ko nta kiza kizava i Nazareti.
none ubukwe burasohoye iwawe. Bari bazi ko nta cyiza kizaza i Nazareti, ariko duva amakorasi yabaye menshi. Bari bazi ko ari kirambwe ngo kubw'aya masengesho hari amakuru yawe agiye gutungurana, hari amakuru yawe agiye birabaye we birabaye, amagambo ashize ivuga we birabaye we birabaye, amagambo ashize ivuga we birabaye we birabaye, amagambo ashize ivuga we birabaye. Burasa gato mbabwira, ndagira ngo abantu turi kumwe, Imana ni umwuka, n'abayisenga mukwiye kwisengera mu mwuka. Nituvuga ngo birabaye, ndagira ngo ukuri ibintu byawe bibaye, ndagira ngo wumve ibintu ijuru riremye, ndagira ngo ukuri ibintu bibaye. Birabaye we birabaye, amagambo ashize ivuga we 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 birabaye amagambo ashize ivuga we birabaye. Zamura Imana icyubahiro. Kwicara burase, kwicara burase, zamura Imana icyubahiro. Umva amabwire, iby'abarozi bishe birabaye, iby'abantu bahinyuye birabaye, iby'Imana yasezeranye biraba. Niyo twavuga gutya njye nkicara, njye ndumva ijuru rishoje. Niyo twavuga gutya, zamurira data, promosiyo irabaye, akazi karabaye, gukira indwara birabaye, kwaguka birabaye, kubyara birabaye, gushaka birabaye, kwiga birabaye. Tuvuge haleluya, haleluya. Dutarame 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 umwami, dutarame Takile modela sikita ebele. Zalima kitande la soki kilebo de la soki lebola. Talima lizala kitande la potele zala. Katuzamuri Imana icyubahiro. Irambwa ngo uyu munsi ni imyanzuro. Hari ibintu bigiye gutungura. Bantu bajye. Wavutse ari impumyi ngo yasamaze kumukoraho. Yohana 9 tumwa bwiza ngo bamuzi kera bakajya bavuga ngo ashobora kuba ariwe, ngo bamuheruka vuba bakavuga ngo niwe, ngo batamuheruka bakavuga ngo ariko turamwitegereza, aya mazina ari kuri invitation turabona ariwe. Imana iramwe ngo umbwirire abantu twabanye muri aya masengesho. Ivo mwazo abantu twabanye muri iyi minsi 5
ijambo Imana yambwiye. Yambwiye ngo ababyeyi, abagabo, abasore, abakobwa, Imana yambwiye ngo buri wese nagenda yitegura. Ariko ndagira ngo nsobanure iki kintu. Hari igihe abantu batajya bamenya imvugo y'Imana. Imana yambwiye ngo mbwirire abantu bagende bitegura. Imana imaze gukubitisha ibitangaza icyenda igihugu cya Egiputa, yabwiye Mose iramubwira ngo mfite ikindi kimwe nabitse cyarurangiza rwa burundu. Iramubwira ngo genda umbwirire Abisirayeli bitegure, kuko ejo nta n'umwe muri bo uzarara muri Egiputa. Babwira batamesha imyenda bagende bamese. Abasezere kuko njyewe Uwiteka kuri kalendare yanjye umunsi w'ejo muri mwebwe ntawe uzarara muri Egiputa. Babwire bagende. Bundi mu ndimi z'amahanga nibwo bivugika neza. Ni ikintu bita anticipation. Ni ukwitegura ikintu. Donc ni ikintu kitaraba ariko kabaho nk'ukirimo nubwo kitaraba. Nibyo wowe ukagituramo nubwo kitaraba ariko wowe wamaze kukibamo, kubera ko ikiri mu muntu nawe nicyabamo. N'iri juru turirimba, n'iri juru tuvuga, kugira ngo umuntu azaribemo nuko rimurimo. Urugero rworoshye, iyi nzu twicayemo kuba tuyirimo nuko yabanje kuba mu muntu. Umushushanyi wayo niwe wari ufite igitekerezo cy'uko igisenge kizaba kireshya, niwe wari ufite ibipimo by'uko, niwe wari ufite igipimo cya sima bazamenera dare, niwe wari usibye amakorone. Zabanje kumubamo, bimusohotsemo, none natwe tubirimo. Bishatse kuvuga iki? Imana yambwiye ngo bwira abantu bitegura. Wowe urashaka kujya mu mahanga utagira passport, uzagenda uteze? Ariko muri kunyumva, jya ku irembo usabe passport yawe, none se zizajya Imana yatubwiye ko iduhaye amazu. Iyo witeye ite baza utemberewe, baza utembere. Imana yambwiye ngo bwira abantu barambagize, bwira abantu basure, bwira abantu bizere, bwira abantu bitegure, kubera ko igihe cyageze kugira ngo buri wese ature mu byo navuze. Wakomeye Imana amashyi menshi, babwire bitegure. Rambagize ikanzu zigezweho, makanzu y'abageni. Ujya mu makanzu y'abageni we, shaka makanzu y'abageni. Ashurebe bigezweho. Makanzu y'abageni bako. Tegura icyumba cy'umwana, basurebe ibyo. Mana si umuntu ngibeshye. Shantari muri korari, makanzu y'abageni we. Rambagize neza, zamurira Imana icuwe. Abantu Imana yabwiye tuzi itegure. Tegura agatisi kawe neza, tegura agashati kawe neza. Igihe cyo kubyuka ujya ku kazi cyageze, igihe cyo kubyuka ujya gukora. Abantu Imana yabwiye kwikorera myenda y'akazi. Tegure. Kandi yambwiye ngo bwira abantu bitegure. Njyewe ndi mu myiteguro, sinzi ibyo urimo, ariko twe twamaze kwitegura kuko nta gisigaye. Gusenga twarasenze kandi n'Imana yaravuze, igisigaye no kwinjira mu by'Imana yagize ite. Tuvuge haleluya. Tegure. Irambwira ngo bwira abantu bitegure. Sinzi imyiteguro yawe ariko nanjye mfite yanjye.
kandi kwizera kwawe kwigumanire nanjye ukwanjye nkwigumanire. Itoze we, tangira witoze guhura n'abakomeye. Tangira witoze kuba ku musozi ukomeye. Ubanze witegereze ure kuntu abantu bageze ahakomeye babaho, nawe witegure. Ariko tangira witegure uko abantu bateka bagateka bakagubwa neza. Tangira witegure. Bakobwa mwitegure, kuko dore gisiga cy'amerwe kiraje. Tangira witegure. Ni umugabo uvuye kure mu gihugu cy'amahanga cya kure, yarabivuze no kubikora izabikora, yarabigambiye no kubisoza. Tangira witegure. Ugenda hose umenye ugenda no kuvuga, kuko ijisho ry'Uwiteka ubwo ryakugezeho n'imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe. Imana irambwa ngo mbwirire abantu babwire ngo bitegure. Uyu ni umwanzuro w'amasengesho. Yambwe ngo genda ubwire abantu bitegure. Babyeyi muri mo hano, ne mama Dayane, itegure. Abakwe baje, itegure. Murimbishe. Niba ari amarange mutere murimbishe. Lozankikaye boreza na fotaye de la. Kandi ndi mu mwuka. Itegure. Dore barashe kugenga ibyo Imana yavuze bisore. Tuzamurira Imana icyubahiro. Dore visa Imana yavuze zasohoye, yemwe nimwitegure. Bantu bafite utuzi dutandukanye, mwitegure. Amayimera atunguranye araje. Bintu mutari muzi ko bigiye kubaho. Irambwe ngo kandi n'Uwiteka ubikoze ntawe uzamuvuguruza, ntawe uzamuburizamo. Imana yambwiye ngo nibitegure. Ubundi numara kwitegura uyibwire ngo niteguye. Yego nje namaze kwitegura. Ngaho nawe igaragaze nk'iki. Imana imbwira ibintu bine ntari butindemo, ndasoma gusa ni imyanzuro. Cyubahiro ni cyawe mwami, utuyahire hagati y'ibizima manishim bihuribaza hagati y'ibizima kalabonde la sitaye mera amashimwe naya mwami utuyahire. Imana imbwira ibintu bine, imbwira amagambo ane y'abahanuzi wasanga hari n'abandi bayahawe, ariko yambwiye ibintu bine. Mwuka w'Imana n'umwe. Iramwe ngo aya magambo ni imyanzuro y'umunsi wanyu, ntabwo ari byo gusengera. Iramwe ngo ni ibintu nazuye ku bantu twabaye, ku bantu tumaranye, ariko naneze ku bantu tumaranye iminsi, ku bantu maranye iminsi nawe. Umwanzuro wa mbere Yesaya 14:24. Ntabwo ndi bubitinde. Yesaya 14:24 ni ijambo rivuga ngo Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati, uko nabigambiriye niko bizaba, kandi uko nabitekereje niko bizagira ute. Ariko mwayikomeye amashyi. Uko babisengeye niko bizaba, uko babihanuye niko bizaba, uko mwabyizeye niko bizasohora. Uko Yesaya 14:24 Uwiteka Nyiringabo ararahiye. Ariko muzi Imana ivuze ngo irarahiye, undi yakabikoze itarahiye. Reka mabwira ikintu gituma Imana ivuga ngo irarahiye, nuko hari n'ibindi biba byararahiye. Hari aborosi baba bararahiye, sibyo se? Hari abadayimoni baba bararahiye ko nta mwana uzaza mu rugo rwawe. N'Imana nayo hari igihe irahira, kugira ngo indahiro irahiye ivugurize iby'abantu barahiye, ivugurize iby'inshuti zarahiye. Irambwira ngo Uwiteka Nyiringabo ararahiye. Turi tariki 8 z'ukwa gatatu. Uwiteka Nyiringabo ararahiye.
uko nabitekereje niko bizaba, uko nabigambiye niko bizagira ute. Ariko mwayikomeye amashyi ko Imana irahiranye nawe. Irambwa ngo umwanzuro wa kabiri ku bantu tumaranye iminsi, Nahumu ibice bibiri umurongo wa mbere. Nahumu ibice bibiri umurongo wa mbere. Dore mu mpinga z'imisozi. Ariko ndatangaye. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe, kuko umunyabibi ongeraho. Yuda we, komeza ibirori byawe, kuko umunyabibi abarozi batsembweho, abadayimoni batsembweho, abazimukazi batsembweho. Irambwa ngo igihe cy'ibirori cyasohoye. Dore mu mpinga z'imisozi. Kandi reka mbabwire ijambo rimanutse ndimo mvuga, ntabwo narihagurukanye. Imana irambwiye ngo Uwiteka Nyiringabo aguhuje n'umuntu ufite igitangaza cyawe. Imana iguhuje n'umuntu ufite umugisha wawe. Imana iguhuje n'umuntu ufite, ariko wayikomeye amashyi. Imana iguhuje n'umuntu ufite igitangaza. Yaba murumuna wawe akaba ari we muntu Imana iguhuje nawe, yaba bosi wawe akaba ari ufite igitangaza cyawe, yaba sogokubyaye cyangwa nyoko, yaba umuvandimwe, yaba n'undi utazi. Ariko njye nafashijwe, sinzi ko namwe ariko bimeze, ntabwo nzi ko murasa ndonye ishanshaki. Tuzamurire Imana icyubahiro. Igihe cy'Imana cyasohoye shanshake we. Imana iguhuje n'umuntu ufite connection divine. Imana iguhuje n'umuntu ugiye kubisinya. Imana iguhuje n'umuntu ugiye kubyaprovinga. Ariko turi kuvuga amagambo yumvikana. Imana iguhuje n'umuntu ugiye kubisinya. Imana iguhuje n'umuntu ugiye kumva amarira yawe. Imana iguhuje n'umuntu ugiye kumva umubabaro wawe. Imana iguhuje n'umuntu ugiye kumva amaganya yawe. Imana iguhuje n'umuntu ugiye, ariko wagize uhaguruka akavuga amina cyane. Haleluya. Imana siza imuturumbuye, siza imukuye, ariko hari ahantu imukuye kugira ngo agire ibyo yansura. Hari ahantu imukuye. Irambwira ngo ni umwanzuro. Dore mu mpinga z'imisozi, dore iburasirazuba, dore muri Amerika, dore muri Afurika amaguru. Irambwira ngo babwire ngo abantu twabanye muri ibi bihe, hari umuntu mbahuje nawe ugiye kubisinya, ugiye kubyemeza, ugiye kubivivura. Ntabwo nzi ahantu imukuye. Reka mbabwire, ikoresheje abirabura, ikoresheje abazungu, ikoresheje abametisi, ikoresheje abo mu gihugu, ikoresheje abo hanze yacyo, kugira ngo gatatu irambwira ngo abantu twaba kuri uyu musozi tukagendana nawe. Ezekiyeli 3:6-15. Ezekiyeli 3:6-15 haravuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo. Munsi haravuga ngo n'ubwoko bwawe ntabwo uzongera kububera igisitazi. Sinshaka kuzongera kumva. Reka mbabwire ijambo. Hari inkuru zitazongera kukuvugwaho, hari inkuru zitazongera kukwandikwaho, hari inkuru zitazongera kukuvugwaho, hari inkuru zitazongera gucicikana. Irambwa ngo sinshaka. Kandi irambwa ngo n'ubwoko bwawe ntabwo uzongera kububera igisitaza. Reka mbabwire ijambo. Abantu tumaranye iminsi 5, Imana igiye kuguheka ku mugongo wawe. Abantu baraguhetse baguheka nabi, nubwo bemeye kuguheka. Wari wahura n'umubyeyi wahetse umwana yashijutse,
umwana yahengamye ukamubwira ati umwana uri kumuvuna ijosi. Hari abantu baduhetse ariko baduheka nabi, nta kundi twari kubigenza, twagombaga kwihanganira mu mugongo kugira iyo baguhetse nabi ari we wagombaga kwishyura inzu, iminsi nirashira ugakomeza ugakundisha itani gashira, niyo irimo kuvunika urihanga. wakora iki se kuri mu mugongo w'abandi? Nta kindi wakora. Ariko Imana iyo yaguhetse, iyo Imana yagushize mu mugongo wayo, ariko abantu bari kunyumva. Hari umuntu bigeze baheka bakamuheka nabi? Iyo baguhetse nabi, iyo aguhaye ipantaro nushake mu ndube wambara 40 mu nda nushake wambara 30, aguha 47 kuko nyine uhetswe nabi. Iyo umuntu ari mu mugongo w'abandi, ikindi kimubaho, iyo bamuhetse igihe kinini, igihe kiragera bakamukuramo kuko aba yavunanye. Kuko ntago waheka umwana amasaha 100. Niyo babiguhaye barakubwira ngo ariko nawe nubwo tubikora nawe ujye ugerageza. Ariko nawe nk'umuntu w'umugabo, ariko Imana yaguhetse ntabwo yita ku rugendo uzagenda. Iyo Imana yaguhetse ntabwo yita ku bihe. Irambwa ngo ubwire abantu bateranye, sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga babatuka, sinshaka kuzongera kumva bakozwe isoni nabo. Babwire ngo hari ikintu nkoze, hari ikintu ndemye. Reka mabwire, rambura ibiganza, vuga ijambo, akira ikintu Imana iremye kigiye gutuma abanyamahanga utazongera kubabera umutwaro, kigiye gutuma ubwoko bwawe utazongera ko. Akira ikintu Imana iremye, akira ikintu Imana ikoze. Baravuga ngo amena. Akira ikintu ijuru riremye, akira ikintu ijuru rikoze. Kane tugasenga Imana. Mwanzuro wa kane, ku bantu twabanye n'Imana, ku bantu twasenga. Doketando fosarabo takinini zalaye de fonte que le bondera tameni azon de fo e beli dalaye tikan que le bon nini amon zalaye zalileza de fo que le bondela tasi que le bola porque le manezana zo le bondela fo que le bon ora coses tombe les ande fo le bon bela kamabwire ahantu twicaye. Ntabwo ndi buvuge ngo ni hehe, ariko ahantu twicaye hari ibitereko by'amatabaza, kandi ibyo bitereko by'amatabaza, ibyo bitereko ntabwo bizimije, ndabona biri kwaka. Mwuka w'Imana arambwe ngo aha hantu hari ukubaho kw'Imana, hari ubwiza bw'Imana bukongora, hari ubwiza bw'Imana butwika, hari ubwiza bw'Imana bukongora, hari ubwiza bw'Imana butwika. Mpagaze vakuntu umwuka ari kumbwira. Imana irambwiye ngo uyu mugoroba ikidendezi kihindurije, buri wese ugiye kukigeramo agiye gutahana impinduka. Imana yambwiye ngo ikidendezi ki haragoswe, hari legiyoni z'ijuru. Aha hantu twicaye mu bwiza. Irambwa ngo ikidendezi kihindurije, buri muntu wese ugiye kugikandagiramo agiye kugikuramo ibye, buri wese ugiye none reka mbabwire, mwari mwabona ahantu bashize stoke, hari abantu baza gufata ibintu bihari, donc abantu baza babahereza bagenda. Niko ndi kubibona, ndimo ndabona abantu benshi bagiye kuza. Uwo bahaye umwana amutwara, uwo bahaye akazi kazagatwara, uwo bahaye promotion yitwara, uwo bahaye visa yitwara, uwo bahaye urubyaro rutwara. Ndabona abantu benshi bagiye gufata ibintu. Isi yari yarabimye, amateka yari yarabimye, imiryango yari yarabimye, ariko aha hantu hari abantu bagiye gufata ibintu. Isi yari yarabimye, amateka yari yarabimye, imiryango yari yarabimye, ariko aha hantu hari abantu bagiye gufata ibintu. Isi yari yarabimye, amateka yari yarabimye, imiryango yari yarabimye, ariko aha hantu hari abantu bagiye gufata ibintu. Isi yari yarabimye, amateka yari yarabimye, imiryango yari yarabimye, ariko aha hantu hari abantu bagiye gufata ibintu. Isi yari yarabimye, amateka yari yarabimye, imiryango yari yarabimye, ariko aha hantu hari abantu bagiye gufata ibintu. Isi yari yarabimye, amateka yari yarabimye, imiryango yari yarabimye, ariko aha hantu hari abantu bagiye gufata ibintu. Isi yari yarabimye, amateka yari yarabimye, imiryango yari yarabimye, ariko aha hantu hari abantu bagiye gufata ibintu. Isi yari yarabimye, amateka yari yarabimye, imiryango yari yarabimye, ariko aha hantu hari abantu bagiye gufata ibintu. Isi yari yarabimye, amateka yari yarabimye, imiryango yari yarabimye, ariko
mwanzuro wa kane tugasenga Imana. Zekariya 4:6-7 tugasenga. Zekariya 4:6-7 haranditse ngo ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli, si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ngo ahubwo ni kubw'umwuka wanjye wewe. Murongo wa 7 haranditse ngo wa musozi munini w'igiti imbere y'umugaragu Zerubabeli ugiye guhinduka ikibaya. Zerubabeli atambuka nezerewe. Ariko mwakomeye Imana amashyi nkababwira ikintu, wa musozi munini we w'igiti imbere y'umugaragu Zerubabeli ugiye guhinduka ikibaya. Zerubabeli atambuke anezerewe. Imana irambwa ngo ubwire abantu bafite ibintu bazanye gusengera muri aya masengesho, bafite ibintu bazanye imbere y'Imana bimeze nk'imisozi y'inganzamarumbo, bimeze nk'ibirunga bikomeye, bimeze nk'ibihambaye cyane. Imana yambwiye ngo mabwire ngo buri wese umusozi wari uguhagaze imbere ugiye kuwushaka uburi. Umusozi ni ikibazo, umusozi ni ikigeragezo, umusozi indwara yakubera umusozi, ideni ryakubera umusozi, ubushomeri bwakubera umusozi. Ariko ntawe ubyizeye ngo ahereze Imana icyubahiro. Imana irambwira ngo muri aya masengesho twakoze y'iminsi 5 hari imisozi tutazongera kubona, hari imisozi utazongera kubona, hari ibintu utazongera kubona iwawe, hari ibintu utazongera kubona mu buzima bwawe, hari ibintu utazongera kubamo. Irambwira ngo ibyo bintu uko ari 4 ni imyanzuro Imana yanzuriye muri aya masengesho, kandi Imana yambwiye ngo ukimara kubitangaza nanjye ndi inyuma yabyo kugira ngo mbisohoze. Mukomere Imana amashyi ababyeyi bavugirize impundu. Reka tuyikurire ubwacu tuyikomere amashyi menshi, babyeyi bayivugirize impundu cyane. Irambwira ngo iyo ni imyanzuro y'amasengesho tumazemo iminsi 5 n'abakozi b'Imana bafite ibindi, ariko hari imisozi mutazongera kubonesha amaso. Bantu twasenganye Imana, bantu twabanye kuri uyu musozi, abashyitsi ndetse n'abasangwa, ndabashaka kubona mwagarutse, kuko ijuru ryavuze ko tuzagaruka. Babyeyi bazagaruka, bagabo bazagaruka, abasore n'abakobwa bazagira bati bazagaruka. Buri wese rero mu mwanya we, buri wese mu cyiciro cye, akira ibyuzuye byawe, ubundi Imana turebe neza, iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen.